tubahaye ikaze. Nk'uko mwabibonye tugiye kubabwira ku bintu bishobora gutuma ubura umugabo cyangwa se umugore. Vuba aha nigeze kugerageza nshyira post ku mbuga nkoranyambaga zanjye z'umuntu cyangwa se post y'umuntu wifuzaga umukunzi. Yari umukobwa. Nari nashyize imyirondoro bari gucaho bamwandikira cyangwa se bamubona. Icyo gihe nabonye ko abantu benshi bashobora kuba barabuze abakunzi cyangwa se barabuze abo babana nabo. Abenshi banyandikiraga bambwiraga ko bifuza umusore cyangwa se umukobwa uri seriye ufite gahunda yo kubaka. Abanyandikiraga habaga harimo abakobwa ndetse n'abagabo cyangwa se abasore. Mu by'ukuri navuga ngo abakobwa bakeneye abasore n'abahungu bakeneye abakobwa. Umuntu yavuga ngo kuki hari ababuze abo bashakana. Hari impamvu rero zishobora kubitera arizo nshaka kugarukaho ku buryo niba hari izo ufite nubona hari ibyo ujya ukora muri cyangwa se hari imyitwarire ufite muri izo mpamvu ngiye kugarukaho ushobora kugira icyo ukora. Impamvu ya mbere rero ikunda gutuma umuntu abura uwo bashakana ni imyitwarire ye. Imyitwarire mvuga ni ukuvuga ngo hari nk'abantu tuvuge nanjye nabaha ingero. Hari nk'abantu usanga ari abasinzi, ugasanga umusore arakora ariko ntabwo wamenya aho amafaranga akorera ayashyira. Ubutekereza ko wenda abakubona batabyitaho ariko baba bakubona. Ibyo bishobora gutuma umukobwa utereta atekereza akavuga ati ariko se uyu muntu nitumana no kubana siko azakomeza kumera. Ese azabasha kwita ku nshingano ze zo mu rugo cyangwa azakomeza kwigira mu kabari? Ibyo bikaba byatuma ubura umuntu mwubakana. Nanone hari n'abantu bataba bakunda abantu, ugasanga n'umuntu buri gihe ahora avuga nabi. Ni wa muntu udashobora guca ku bantu ngo abasuhuze, ni wa muntu udashobora kubera urukundo, ni wa muntu navuga ngo wikunda. Niba hari n'uwakurangira umuntu, niba hari n'uwari ufite gahunda yo kuvuga ngo reka muterete ariko ukamucaho ukamwima amaso, ashobora gutekereza gusuzugura akabura n'aho ahera kuvugisha. Ibyo bishobora gutuma abakuvugisha bagabanuka, kandi abo ngabo bakuvugisha nibo baba bazavamo wa muntu umwe uba ukeneye uzagira umugabo cyangwa se umugore. Ubwo rero n'ibyo kintu wakigiraga ukirinde, ubwo byajyana no gukunda amafaranga, wa muntu w'umunyarugomo n'ibindi nk'ibyo ngibyo nyine bijyanye n'imyitwarire. Ikindi kintu gishobora gutuma rero ubura umugabo cyangwa se umugore ni ibyo ukora. Icyo nshaka kuvuga ni akazi ukora. Hari akazi umuntu akora kakaba katuma abantu bamutakariza icyizere. Ndafata nk'urugero nk'abantu bakora mu kabari. Ntabwo nshaka kuvuga ko abantu bose bakora mu kabari ari abantu biyandarika cyangwa se batakubaka urugo ngo rukomere. Ahubwo navuga ngo uko sosiyete cyangwa se uko abantu bababona, uko abantu babatekereza, bitewe na bamwe muri bo bagiye bagira imyitwarire, byatumye abantu bose babatakariza icyizere. Ku buryo iyo uvuze ngo urugero natanze ni akabari, ariko ndaza no gutanga izindi ngero. Nk'akabari iyo uvuze ngo nkora mu kabari, ukabwira umusore ngo nkora mu kabari, abitekerezaho kabiri, kubera ko hari abantu azi bagiye bagira imyitwarire mibi bitewe n'akazi n'ako kazi ko mu kabari, akaba yatekereza ko nawe iyo myitwarire ariyo ufite, akaba yagutakariza icyizere. Cyangwa se wenda ugasanga ni umuntu wogosha, panakogosha, bari abantu boza abagabo mu mitwe bamaze kubogosha. Bari abantu usanga rimwe na rimwe nyine abantu batekereza ko bashobora kuba ari indaya, bashobora kuba
badashobotse, ariko mu by'ukuri siko bose baba bameze, ahubwo kubera ko hari abantu nyine bamwe batukesheje ibyo bintu, cyangwa se batekereza ko nyine kubera ko wenda tuvuge nk'abo bantu babahura n'abagabo benshi bakavuga bati wenda hari ushobora gusanga hari abashobora kubyoririraho bakamukoresha ibindi bikorwa iby'ubusambanyi cyangwa se ibindi, bikaba byatuma wa muntu abantu bamutakariza icyizere. Nanone nk'abantu bacunga umutekano by'umwihariko babandi babikora mu buryo navuga ngo bw'umwuga, mbivuge mu mazina yabo, mvuge ngo abasirikare. Sinzi imyitwarire y'abasirikare, ariko muri rusange abo numva iyo ubajije ngo ese umugabo w'umusirikare cyangwa se umusore w'umusirikare aba ameze ati, ntibyo gutangaza 80% bakubwira ngo benshi ni ibirara ntibubaka ngo bikunde, ariko mu by'ukuri ntabwo ari kwa bimeze. Ubwo hari abantu bamwe na bamwe baba baragiye batukesha ibyo bintu, noneho ubirimo ubikora wese n'ufite imico myiza bakamwitirira ya mico y'aba wundi itari ikwiye, bikaba byatuma niba uvuze ngo ndoyo abantu bagukemanga bakaba bateze ubwo azubaka bikunde, ntazasohoka kudukinisha gusa, ugasanga rero icyo kintu kikugezeho ingaruka. Aho bishoboka ushobora kureba niba nta buryo wahindura, aho bishoboka. Iyo byanze urategereza ukagira ibyo uhindura, hari igihe rwose wawaza mukabana. Icya gatatu rero gishobora gutuma uhera kwishyiga cyangwa se ubura umuntu mwashakanye ni ukubenga, by'umwihariko ku bakobwa. Ubwo ndabijyana n'imyaka cyo kuvuga ngo nzashaka ngize iyi myaka, kampere ku cyo kubenga. Niba ari kubera ko umuntu atabaza uwo ashaka, hari igihe umuntu rwose abenga, navuga ngo kuko ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ava ku myaka 18 bamutereta. Ndafata nk'urugero rw'abakobwa, umuntu ava ku myaka 18 bamutereta akagira imyaka 32 cyangwa se 30 atarabona umuntu babana. None se ubwo byaragenze biti? Ni abasore aba yarabuze akavuga ngo nabuze umusore kuko nshaka. Ikibazo cyagiye hari navuga ngo ababenga cyane abitewe n'izindi mpamvu wenda dushobora kuza kugarukaho. Ugasanga ni umukobwa ahari wifuza umuntu usa n'uturutse mu ijuru, ugasanga aravuga ngo ndashaka umusore ugomba kuba ameze gutya, ndashaka umukobwa ugomba kuba ameze gutya, ndashaka ko abaza bafite inzu, ndashaka ko tuzacana mu rukiko tugakora, abafite amafaranga yo guca mu rukiko tugakora ubukwe nk'ubwa runaka, nyine tugakora nka bya bindi byose ajya arota. Ugasanga ahora muri ubu rugo, umuterese wese amuca amazi, umuterese wese amuca amazi, agahera agize imyaka tuvuge guhera kuri 22 akagira 28 abenga. Ugasanga rimwe na rimwe atangiye kugarura agatima, amazi yararenze inkombe, kubera ko abo basore ugenda ubenga niko bagenda. Ntabwo abenshi baragenda bahita batangiye kwishakira abandi, kubera ko si we wenyine, hari abandi bantu, hari abandi bakobwa, hari abandi basore babakeneye. Ubwo rero iyo umwimye agaciro ahita ajya ku wundi, rimwe na rimwe ntagagaruka. Uzagaruka ni wa wundi waburaniwe cyangwa wagukundaga cyane. Ubwo rero kubenga nabyo bishobora gutuma ubura umusore. Tukiri aha ngaha ku byo kubenga cyangwa se ku myaka yo gushakana, mu by'ukuri nzategura ikindi kiganiro tuganire ku myaka myiza yo gushakana, ariko se tubaye nk'ababicaho habivugaho nihe myaka myiza yo gushakana. Kuko usanga umukobwa avuga ngo nzashaka ngize 25. Kubera iki? Ni ukubera iki uvuga ngo nzategereza iki gihe? Uruzi ko ushobora gusanga uwo musore ugukunda uyu munsi ufite imyaka 23, naramuka agiye uzongera kubona undi musore nk'uwo nguwo ugize 28
kubera ko ntabwo uzi neza ko abo basore bagenda bagutereta uyu munsi, ntabwo uzi neza ko ejo mukiri kumwe. Kuvuga ngo nta gahunda afite, gahunda nzayigira ngize imyaka 25, ngize imyaka 28. Hari abantu twajya tuganira bakambwira bati jewe mba numva nzashaka maze gukora ibi ngibi, cyane cyane abakobwa. Mba numva nzashaka, ndashaka ko nzaba narashinze business yanjye, ndashaka kuzaba naragize ibi ngibi, sinshaka ko umugabo azansuzugura, ndashaka kuzaba. Ni byiza, ariko se wari uzi ko nyine bishobora gutuma, kuko ntabwo ku myaka 28 uvuga ko aribwo uzashakira bivuze ko rwose uzabona umusore ufite gahunda, kubera ko ushobora kumubona uyu munsi ufite 25 wenda, icyo gihe bavuga ngo noneho reka ntangire kurambagiza, mukamarana amezi 7, nyuma yaho ukasanga uwo musore ntabwo afite gahunda, ugahita umureka. Nyuma y'amezi 4 ugakundana n'undi, mukamarana amezi 2, ugasanga nta kigenda, ukamureka, ugashiduka 28 igeze cyangwa 30, nta musore ufite gahunda uragutereta. Kubera ko navuga ngo ni chance, ni amahirwe, nubwo ari byo dukora kugira ngo nyine tuyabone ayo mahirwe, kugira ngo ubone umusore, ubone umukobwa, mukundane, muhuze, mugire igihe mu bana. Navuga ngo nyine ni amahirwe pe. Ubwo rero aho bishoboka, simvuze ngo ushaka ukiri umwana, ariko aho bishoboka nyaboneka ntukajye muri ibyo by'imyaka ngo uzashaka ufite imyaka. Ibyo bintu biri mu bintu bituma abantu bagira imyaka 40 batarabona abo babana nabo. Ikindi kintu gishobora kubitera no kwihambira ku muntu, ari abasore ari abakobwa bijye bibaho, ugasanga uravuga ngo uriya muntu ndamukunda, mana yanjye rwose ninshaka nzakomeza ngerageze, nta kabuza azagira hanyemerere. Ukamara tereta umwaka, imyaka 2, imyaka 3, ukaza bona ko mu by'ukuri uriya musore atagukunda cyangwa usura umukobwa atagukunda nyuma y'imyaka 3. Ugasanga uri wirukanka ku muntu ngo aragukunda, ngo uramukunda, ariko mu by'ukuri nta gahunda yo kubana afite. Nyine urukundo rutaganisha kubana, uruko nta rukundo rurimo. None se umusore udafite gahunda umukunda mwiki? Umukobwa udafite gahunda yo kubaka kari cyo ugamije umukunda mwiki? Kumukunda nyine ibyo bimaze iki? Nko kuvuga ngo ukunda umucuruzi utazigera na rimwe yemera ko aguha icyo acuruza, ukiruga umwirukanka uvuga ngo ndashaka kuma iki kintu uzi neza ko yakikwima. Nese ubwo bari mu biki? Hari abandi benshi bafite ibyo ngibyo ushaka, nubwo bitabihuye n'ibyo uriya mukobwa afite, ndi kuvuga ubwiza bwe cyangwa uswasa ibyo akora n'ibindi. Ushobora kubona abandi batameze nkawe ariko bagukunda mu kabana. Ubwo rero wikwihambira ku muntu, niba mukundanye igihe runaka ukabona nta gahunda afite, mureke ushaka abandi. Ariko yigutinza ngo uzashiduke amazi yararenze inkombe, cyane cyane ku bakobwa mbona nyine rimwe na rimwe, niba ari kubera ko imiterere yabo, ariko niba ari ko bateye simbizi, ariko usanga bihambira ku muntu, abantu bagakundana imyaka 5 ngo barakundana. Ese ubwo ubutekereza ko naramuka kwanze bizagenda bite? Tekereza igikomere uzagira. Hari umuntu twize kuganira ambwira ko yakundanye n'umuntu imyaka 8, nyuma y'imyaka 8 amubwira ati ntabwo byakunda. Utekereza abasore, uwo mukobwa yarabenze muri imyaka 8. Abasore yabenze ni benshi, igikomere musigira ni kinini, ku buryo kongera kubona umusore ngo yumve amwizeye, yumve kuko yamukunda biba bigoye. Ubwo rero wikwihambira ku muntu, niba umuntu ubona nta gahunda afite, mureke. Ubwiza yaba afite bwose, ibyo yaba afite byose, mureke, kuko icy'ingenzi ni umusore, ni umukobwa wemera ko mubana. Niba ari rungu atabishaka, mureke. Igihe kizagira wenda basanga atagukunda, cyangwa se niba atagukunda hari abandi bazaza wenda basanga nawe amaze kugira gahunda bakabana. Uwo nguwo rwose nakugira inama yo kumureka. Ubwo ndakijyana n'iki ngiki cyo gutakariza abantu icyizere. Ubwo tugeze ku cya 6, ku cya 5. Ibyo navuga ngo iyo umusore
yakundanye n'umukobwa igihe kirekire, akaza kugeraho akamubeshya cyangwa akagira ate, hari igihe ashobora gutakariza abandi icyizere, cyane cyane ku bakobwa niba bikunda kuba hari. Abasore buriya niba utabikora nawe ubyige, niba umuntu mushwanye nyine uramuvinga kabisa, uhita umureka ukikomereza ugatereta abandi. Nizo mbaraga abasore baba bagomba kwiga kugira, niba umuntu n'abakobwa ariko ni ngombwa. Ni ukuvuga ngo reka ngaruka ku abakobwa usanga iyo umuntu nyine bakundanye n'umusore runaka igihe runaka, bakaza kugira impamvu zituma batandukana, akenshi usanga ahita avuga ati abasore ndabanze, abasore ni abantu babi, ni abatindi, nta kigenda cyabo, ni ugutesha abantu umutwe gusa, akavuga ati yewe byo gukundana ndabiretse. Ariko mu by'ukuri ugasanga ni umuntu umwe wamubabaje, cyangwa se n'abantu babiri bamubabaje, cyangwa se niyo bo baba 10, ntabwo bivuze ko abasore bose bazakubabaza. Ahubwo ibyo bintu biba bigomba kukwigisha. Ariko kuvuga ngo uyu musore yarambabaje sinzongera gukunda, uyu mukobwa yarambabaje sinzongera gukunda, ese ninde uzabuhimye? Ni wowe ubwawe. Kubera ko tuvugishije ukuri pe, nubwo abantu bashakanye hari ibibazo bahura nabyo, ariko ni ibintu byiza kuba umuntu yagira umuntu babana, ni ibintu byiza nyine. ni inshuti, ni umuntu muri kumwe, musangira ibibazo, musangira ibyishimo, musangira umunezero, musangira ubuzima bwanyu bwose. Ubwo rero ntako bisa kugira uwo muntu. Kuba rero wakwivutsa ibyo byishimo abandi bantu ubona birirwa bamaranira, nawe uzi neza ko ari byiza, ukavuga ngo ngiye kubyivutsa kubera runaka waguhemukiye, nawe ugiye kwihemukira. Niba yarakwanze, niba yarakubenze, mureke. Ntabwo bivuze ko abasore bose ari kimwe, ntabwo bivuze ko abakobwa bose ari kimwe. Ubu ngubu mwihorere rwose, umwibagirwe pe. Ntabwo byoroshye kwibagirwa umuntu mwakunda, ariko byibura nyine vuga ngo ubu ngubu yararangiye, isomo yararimpaye, reka nkomeze ndebe ko nta musore mwiza twahuza. Mwiza ndavuga imbere yawe, ariko nanone udashyize mu bya bindi byo kugenda ugereranya ngo ndashaka umusore umeze nka wa wundi, ndashaka umukobwa umeze nka wa wundi, nyine ukashyira mu gaciro pe. Kuko ntabwo biragoye ko wabona umusore, biragoye ko wabona umukobwa uhuje neza 100% n'ibyo yifuza, biragoye pe. Byibura akenshi usanga byibura iyo umuntu agejeje kuri 50% cyangwa 60%, 70%, nta cyatuma utamukunda. Nubwo yujuje 40%, nta cyatuma utamukunda. Cy'ingenzi ni ukuvuga ngo ese ibyabura nzabyihanganira, nta kibazo, ntacyo bizantwara. Kuko nanone gushakana n'umuntu ejo ugatangira kumubabaza ngo nukubera ko ngo wamushatse ushaka kugerageza, oya, aho kugira ngo umubabaze mwihorere, ishakira abandi kuko azababona. Cyo tukivuyeho rero, ikindi kintu gishobora gutuma umuntu rwose asazira iwabo cyangwa se abo bashakana, ubwo kijyanye n'ibyo ngibyo byose nagiye mvuga hejuru, ni ukutamenya mu by'ukuri uwo ushaka. Kuko ibyo bintu byo guhuzagurika rimwe na rimwe binagena n'ibyo no kutamenya icyo umuntu ashaka. Ese ngiye mu isoko mvuga ngo ndashaka urukweto gusa, nkavuga ngo ndashaka urukweto, nkajya muri sandari nkaheba, nkajya mu zifunze nkaheba, nkajya muri boti nkaheba kuko zose ni inkweto, nkajya muri muzimeswa nkaheba, nkajya mu zihanagurwa nkaheba, nkajya mu ngufi nkaheba, nkazenguruka inkweto zose. Numva bitatwara igihe kirekire kugira ngo nzagere kuri rwa rukweto nshaka. Ariko tuvuga ivuze ngo ndashaka umukobwa umeze utya, urugero simbuze ko ari we uzashaka cyangwa se umusore, ukavuga uti ngende ndashaka, wenda ni nk'urugero, ukavuga uti ndashaka umukobwa uzubaka koko, ndashaka umukobwa utuje, umukobwa udasamara, ndashaka umukobwa ukunda abantu, ndashaka umukobwa ukunda gukora nubwo nta kazi bafite. Ntabwo bivuze ko ari umunebwe, kuko utagira akazi ntabwo ari ubunebwe. Ndashaka umukobwa nyine ugashyiraho ibintu navuga ngo bishoboka, hahandi uvuga ngo uyu nguyu ndabona arengeje ahubwo bya bindi nashakaga.
nashakaga umukobwa witonda, nashakaga umukobwa ukunda gukora, nashakaga umukobwa udasamara, nashakaga umukobwa uganira, nashakaga umukobwa wita ku bantu, none mbonye ari na mwiza. Urumva navuga ngo n'ahandi bavuga ngo ni akarusho, ariko ukareka kuvuga ngo ndashaka umukobwa. Hari abanyandikiraga bambwira ngo ndashaka umukobwa ngo uteye neza inyuma, ngo ndashaka umukobwa ko mwiza kuko ngo wundi ubona. Ni byiza, ariko se nyine uzamubona ryari? N'uwo muntu wenda ushaka n'uwo muntu ushaka wenda nawe umukobwa wanjye ari kunganiriza, wenda nawe hari abandi nawe ashaka batari wowe. Rero navuga ngo ishyirireho amahame ariko atazakuzitira. Shyiraho ibintu bigufasha. Niba uri umukobwa ukavuga uti ndashaka umusore ukunda gukora, ndashaka umusore ukunda abantu, ndashaka umusore wenda utari umusinzi, ndashaka umusore umeze utya, ibyo bishobora kugufasha nyine kuvuga ngo nashakaga umusore umeze utya, none mbonye umusore wenda ufite imodoka, ni akarusho. Nashakaga umusore uciriritse, none mbonye umusore ufite akazi wenda kamuhemba ibihumbi 100. Navuga ngo ibyo cyangwa se 200, navuga ngo ukishyiraho ibintu bishyize mu gaciro bitazatuma utinda kubona uwo muzabana. Uretse gato. Reka dukomeze rero. Ikindi kintu rero gishobora gutuma uburaho mushobora gushakana ni ukutagira ibyo ukora cyangwa se kutagira akazi, cyane cyane ku basore. Buriya abakobwa aravuga ngo iyo bari kurambagiza akavuga ngo icyambere si amafaranga, ngo icyambere ni urukundo. Ariko ibyo ngibyo ni ku munwa, ntabwo ari ko buri gihe bigenda pe. Kugira ngo ni ukuvuga ngo umusore nyine abasabwa kuba navuga ngo niba ugomba wikoreye urugo rwose. Umugabo niba ugomba kumenya iby'ibanze by'urugo rwe. Rero niba nta kazi ufite se, niba nta kintu ukora, bya bindi bizatuma nyine bya bindi za nshingano ugomba gusohoza uzazisohoza uti. Ese niba ari ubwo bukwe mugomba gukora muzabukora muti? Ese niba ari igitangi ugomba kumugurira, niba ugomba gutunga urugo uzarutunga ute nyine nta kazi ufite? Navuga ngo ibyo bintu abakobwa ntabwo babyerura, ariko umusore udafite akazi ntabwo rwose mu by'ukuri nubwo ufite gatoya gatuma winjiza wenda 20-30 ku kwezi, ariko byibura gafite si kimwe na busa. Hari nk'umuntu usanga ujya kurambagiza, ndavuga babandi bageze mu gihe cyo kurambagiza, akajya kurambagiza nta kazi afite pe. Nubwo uri umusore witonda mwiza rwose udafite akazi, simvuze ngo ntabwo uzagukunda, ariko biba bigoye kubona umuntu uzagukunda by'ukuri. Ariko nanone ntabwo kutagira akazi bikuraho ko wakundwa. Bashobora kugukunda, ariko nyine ntabwo byoroshye pe. Ntabwo byoroshye kubona umukobwa ugukunda muri ubwo bukene. Uza gukunda muri ubwo bukene bwawe uzamushimire, azaba gukunza by'ukuri, kubera ko rimwe na rimwe abakobwa navuga ngo bakururwa n'ibyo abasore bafite. Ntekereza ko buri mukobwa wese uri kunyumva cyangwa se umudamu uri kunyumva azi neza ko umusore udafite ikintu bigoye ko yamutereta, kubera ko biba binagoye kuba wakwereka umuntu urukundo kandi nta mafaranga ufite. Ntuzabona kumuhamagara, ntuzabona kumusohokana, ntuzamwereka urukundo, ntuzamuha za mpano. Ibyo byose ni ibikorwa bikenera amafaranga. Ubwo rero iyo nta mafaranga ufite nta rukundo ugira. Gusa wakwirirwa ubipa umuntu ukavuga ko, simvuze ngo ni bibi, ariko nanone ntabwo ari ikintu rwose avuga ngo ibi bintu ni ibintu umuntu arambirije, ni ibintu byiza nyine umuntu yavuga ngo ukwiye gukora. Nanone no ku bakobwa, kuba hari akantu ufite nubwo kaba kinjiza make, bishobora kuba uburyo, bishobora kongera amahirwe yo kubona umugabo. Kubera ko nubwo abagabo bavuga ngo ntabwo icy'ingenzi ari uko ufite amafaranga, ariko icy'ingenzi ni uko ababubaha. Ariko buriya afite akantu, nubwo kaba gake, nubwo yaba ari akantu akora wenda akamuha ibyo akenera umunsi ku wundi, tuvuge nubwo kaba ari akantu, nubwo yaba ari business,
cyangwa se ari icyo ukora kizajya gituma udasaba amafaranga wenda y'imboga, y'amavuta yo kwisiga, y'amavuta yo kurya, nyine bya bintu by'ibanze, ku buryo hari ikintu na gito uzajya wunganira urugo, kubera ko ubuzima buri munsi buri kugenda bukomera. Ibyo nabyo bishobora gutuma rwose ugira amahirwe menshi, amahirwe yiyongera yo kubona umugabo, kuko nawe uzabona kumwitaho, kuko buriya nyine urukundo ni ukwitanaho. Umuntu akwitayeho utamwitayeho igihe ashobora gucika intege, ku buryo abonye umwitaho birenze uko ubikora bishobora kumutwara, cyangwa se ukavuga uti nyine biba bigoye kwerekana urukundo udafite amafaranga. Ubwo rero kuba wagira icyo ukora cyangwa se kuba wagira icyo ukora byaguha amahirwe, byakongerera amahirwe yo kubona ugukunda cyangwa se kubona umugabo cyangwa se umugore. Kutagira icyo ukora rero bikaba ibyago, bituma buri gihe uwo uterese wese guca amazi, niba uri umusore cyangwa se niba uri umukobwa, niba ubwiye umuntu uti ntacyo mfite, ntacyo nkora, rimwe na rimwe hari ushobora kwita avuga ati umuntu udafite icyo akora se azamarira iki, akaba yakureka. Ikindi kintu rero navuga ngo kibigiramo uruhare ni ahantu utuye cyangwa se imibereho yawe. Nk'urugero, abantu batuye i Kigali cyangwa se abantu batuye mu mujyi, navuga ngo haba hari abantu benshi cyane bahabona, ariko abantu batuye mu cyaro uba usanga ari abantu mbarwa. Nko mu rusengero ushobora gusanga mu rusengero abasore 30 wenda ukwezi gushira bakiri 30, cyangwa se umwaka ushira hakiri abantu, ugasanga nk'umukobwa yungutse inshuti 3 mu mwaka babasore. Abo bantu mu by'ukuri kuvuga ngo nyine navuga ngo ibyo bintu bishobora gutuma utabona umugabo, atari uko ufite imico mibi, atari uko utafite akazi, atari uko utujuje bya bindi byose twavuze, ahubwo ari kubera ko ahantu utuye nta basore bahari, ahantu utuye nta bakobwa bahari. Mu cyaro ni heza, ariko rimwe na rimwe ashobora gutuma utabona abo mu bana, cyane cyane navuga muri rusange, kubera ko usanga abantu baho hari bake. Umukobwa wese navuga ngo uciye akenge cyangwa se ubonye uburyo ahita ajya mu mujyi, umusore wese ubonye uburyo ahita ajya mu mujyi. Usanga abasore benshi cyane bari mu mujyi, ku buryo usanga uguterese rimwe na rimwe cyangwa se umusore ujya gutereta hari yajya mu cyaro, ariko si bose. Rero ahantu utuye cyangwa se imibereho yawe, tuvuga uri umuntu udakunda gusohoka, uri umuntu uhora mu rugo, nta kazi ufite wenda, ariko nta nubwo wenda ujya gusenga, ntabwo ujya mu bitaramo. Buriya ibyo bintu bihuza abantu benshi, ntabwo ujya mu nama, ibyo bintu bihuza, ntabwo ujya mu muganda. Navuga ngo ibyo bintu bihuza abantu benshi bishobora kukongerera amahirwe yo kubona uwo muzashakana. Wiguma mu rugo, sohoka, ujye gusenga, utembere, ugende uhura n'abantu. Nkunda gutembera, navuga ngo iyo utembereye ugenda uhura n'abantu batandukanye. Iyo ugiye ahantu, iyo ugiye mu birori runaka, ugiye mu ibyo bintu byose, niba udakunda kubikora, biri mu bintu bishobora gutuma utabona uwo mwabana, cyangwa se utabona inshuti zavamo uwo muzabana. Ubwo rero niba utuye nko mu cyaro, gerageza uko ushoboye ujye utembera, usure abantu, imiryango. Niba ari umuryango ufite nko mu Bugesera, usure, ntawamenya ushobora kuhakura umusore cyangwa se umukobwa. Niba ari abantu ufite ahandi hantu, ubasure, ntawamenya bashobora kuvamo ushobora kukubera umugore cyangwa se umugabo. Ikindi kintu rero gishobora gutuma utabona uwo mwabana ni idini ryawe cyangwa se kwihambira ku myemerere. Twese turasenga, ariko hari abantu navuga ngo bakabya, bakibagirwa ko ari Imana dusenga, bakibagirwa ko twese n'abapfumu bazi ko Imana ari Imana. Rero rimwe na rimwe usanga umuntu yihambira ku idini rye, ugasanga hari abantu bavuga ngo ntabonye sinshaka ko gukora ku myemerere yawe, ariko hari abantu bavuga ngo ntabonye usengera muri iri dini ryanjye sinashaka. Ugasanga amaze imyaka 30, agize imyaka 30
nta muntu arabona. None se nyine niba ubona muri iryo dini ryawe nta barimo, kuki utareba? Kuko Imana ni urukundo. Ntabwo Imana ivuga ngo ngo rero ngo kunda uyu kubera ko ari umudivantiste. Ibyo bintu ni byiza kuba mwahuza imyemerere, ariko rimwe na rimwe bishobora gutuma rwose mutabona abantu mukundana nabo. Icy'ingenzi ni urukundo, ntabwo icy'ingenzi icy'ingenzi ni urukundo, icy'ingenzi ni imyitwarire ye, ntabwo icy'ingenzi ari kubasengera mu bakatolike, ntabwo icy'ingenzi ari kuba asengera mu badeperi, ngo uvuge ngo umusore udasengera ahangaha ngo ntabwo yashobotse. Kuko ntabwo ivuze ko naho aho hanze hatari abantu navuga ngo bashobora kukubera abagabo, bashobora kukubera abagore beza. Kwihambira rero kuri abo bantu ukavuga ngo nintabona umusore ukunda Imana nk'uko nyikunda, nintabona umusore ukunda kurara mu byumba by'amasengesho nk'uko mbikora, sinzashaka. Ibyo ntabwo ari byo, kuko abantu bose ntabwo nyine basengera mu idini ryawe. Ntabwo muzashakana bivuze ko azava mu idini ryawe, ashobora no kuva mu rindi kandi mugahuza, mukaba yava no muri iryo dini wenda ari umukatolike akaba umwadeperi, yari umwadeperi abaye umuyisilamu, abaye nyine navuga ngo va ku bintu byo kwihambira ku myemerere cyane. Reba icyo ushaka. Umugabo mwiza ashobora kuva muri adeperi, ashobora kuva muri adeperi, ashobora kuva muri adeperi, ashobora kuva mu bakatolike, ashobora kuva mu yandi madini yose. Icy'ingenzi ni umutima, si imyemerere. No ku mukobwa nuko, umukobwa ashobora kuva mu bakatolike, ashobora kuva mu yandi madini yose. Icy'ingenzi ni urukundo n'imyitwarire ye. Kuba mwahuza imyemerere navuga ngo ni akarusho, ariko kuba mudahuje imyemerere ntabwo bivuze ko mutakundana, ntabwo bivuze ko mutabana. Mushobora no kuganira umwe akimukira undi, ariko mutihambiriye kuri ibyo by'imyemerere ngo nintabona uyu nguyu ntabwo nzashaka. Ubwo se nubwo twarekeraho, hari uko umuntu atabagize. Tuvuze 9. Nawe twandikire ikindi kintu cyangwa se ibindi bintu ubona abantu bahindura bigatuma babona abakunzi mu buryo bworoshye, cyangwa se babona abakunzi bashobora kubana nabo. Wakoze rero kuba wabanye natwe kuva ku ntangiriro kugeza aka kanya. Rwose niba twari tukiri kumwe, nikitwereka ko wakoze ibyo twari turi kuvuga, cyangwa se wifuzaga kumenya ibyo ari byo. Niba rero wabikunze, ushobora gukanda like, ugakanda subscribe niba utarabikora, ugakanda no kuri ako kantu k'inzogera kugira ngo tubane. Niba ariko hari n'ikindi kintu wifuza ko twazaganiraho ubutaha, ushobora kumbwira muri commentaire cyangwa se ukanyandikira muri WhatsApp. Kuri WhatsApp ndaza gushyiraho nimero zanjye, ariko rero muri description, cyangwa se ndaza no kuzishyiraho, ube wanyandikira utubwire icyifuzo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe. Ariko nanone ahangaha haca n'inkuru z'urukundo n'iz'ubuzima. Niba hari inkuru ufite wifuza gusangiza abantu, rwose twiteguye kugutega amatwi, kuko ushobora gusanga ari ubuhamya ushobora kuduha wenda bujyanye n'uburyo wakoresheje kugira ngo ubone umukunzi wawe, bujyanye n'ubuzima wawe waciyemo, bijyanye ubuzima bwose. Twakira inkuru z'ubuzima n'urukundo. Rero niba muri hangana, ariko abari kutuganiriza nawe ejo bundi niba uzadukorera mu ngata. Ubwo rero niba wifuza kutuganiriza, rwose ni karibu. Mwakoze cyane, rwose turabakunda.